Yes, rakananya gusuza aho dukurikiye ku Sezano TV ni byagaciro komeye cyane kuba garitse kwa natwe mwanya nguyu ndagushuje kuba ndagushimiye kuba wahisemo Isezerano TV. Turi muri Relax Life Center mu kiganiro cy'ubuzima. Twishimiye kubana na muganga Claude. Murakoze cyane. Kuri amakuru. Ni meza. Muri Relax na amahoro. Na amahoro cyane. Murabizi ko tujya tubegera kugira ngo mudufashe ku bibazo bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi ndanya tuze kuganira ku bigendanye n'uburwayi bw'umugongo. Yes. Ubundi uburwayi bw'umugongo n'uburwayi bumeze bute? Ubundi uburwayi bw'umugongo buri mu byiciro bigiye bitandukanye ariko ubwo ngubwo akenshi na kenshi n'uburwayi buba bushingiye ku magufa. Ya magufa aherereye ku gice cy'umugongo cyangwa se cy'urutirigongo. Yego. Ubundi umugongo burugira ibice by'ububabare ariko muri make hari bimwe mu bice bigenda bisa naho biba byakangirika ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo uyu nguyu afite uburwayi bw'umugongo, afite ibibazo by'umugongo. Nka buriya hari ibyo bita intervertebral disc degeneration. Ni kwa kundi usanga turiya duce tw'urutirigongo twaragiye dusa naho tuvamo ibyo twita liquide synoviale. Ezo liquide synoviale ni nk'ibyo twakwita imisokoro igiye iri hagati y'agace n'akandi. Iyo icyo gihe izo disque intervertebral degeneration zitari gukora neza, urumva zigomba kuba ziri ku murongo kugira ngo zibashe gukora neza, umugongo ubashe gukora, ubashe kwihina, ubashe ibyo byose. Iyo zitari gukora neza deja icyo gihe dushobora kuvuga yuko ufite ibibazo by'umugongo. Si ibyo cyonyine, hari spinal cord osteoporosis. Urumva ni kwa nabyita none n'urutirigongo, ya mitsi yarwo igihe nayo iba itari gukora neza cyangwa se yaragiye igira ibibazo bigiye bitandukanye. Buriya akenshi na kenshi umugongo ukunze guterwa n'ibibazo bijyanye no kubagwa. Ushobora kubagwa none iriya mitsi ikaba yakangirika. Iyo yangiritse icyo gihe ushobora kwisuzumisha, umuntu akaba yakubwira yuko ufite ibibazo by'umugongo. Si ibyo byonyine, hari endometriosis. Endometriosis akenshi na kenshi bikunze kuba kuri ya magufa yo hasi ku gice cyo hasi cy'umugongo. Ari amagufa nayo hari ukuntu ashobora kwangirika cyangwa se bitewe n'ukuntu umuntu yicara, bitewe n'ukuntu imyifatire yawe, wicara igihe kirekire warangiza ukicara mu buryo budatuma umugongo wawe uba uri fixe, bikaba byatuma ari amagufa nayo agenda yangirika. Icyo gihe nabyo iyo tugusuzumye tugasanga ibyo bibazo birimo, tubyita uburwayi bw'umugongo. Hari na kwa kundi akenshi na kenshi bikunze kuba ku bagore batwite, ibyo bita pregnancy. Pregnancy n'ubundi ni cya gihe umugore aba atwite, urana bakunda kugira ibibazo by'umugongo. Uretse yuko ibibazo by'uriya mugore utwite by'umugongo byo urumva biba bijyana na kiriya gihe cyiwe. Biriya ntabwo bikunze gusa naho twabyita yuko ari uburwayi bw'umugongo, ariko hari igihe cyane cyane bikunze kuba ku badamu kuri akuntu abatwite. Urabona abaremerewe, hari ukuntu aba ashobora kugira gutya akaba yashaka gukora uturimo tugiye dutandukanye, hariya bikaba byatuma wa mugongo wiwe ukomeza na nyuma yo kubyara. Si ibyo byonyine, hari ukubagwa. Buriya nanone kubera ko umugongo buriya ni kimwe mu bice bigize umuntu kandi bifatiyeho n'izindi nyama nyinshi zo mu nda. Niyo mpamvu iyo hagiye habaho kubagwa, hari ukubagwa ibyo bice byo mu nda cyane nk'impyiko. Ni urugero, impyiko iyo ibazwe akenshi na kenshi uriya muntu akunda kugenda agira uburyaryate ku gice cy'umugongo wo hasi. Ariko hari n'ubwo impyiko usanga umuntu arwaye ibibazo by'impyiko. Nanone iyo urwaye ibibazo by'impyiko, umugongo nawe ukunze kuba ikimenyetso kikwereka yuko impyiko zawe zishobora kuba zitameze neza. Rero hazamo ubwo buryo bwo kuzibaga, nabwo bikagenda, urumva bisa naho biba cyane cyangwa se uburibwe buza cyane ku buryo icyo gihe umugongo nawe uhita uza mu bibazo uba ufite. Muri make umugongo
ibyo bintu bisa naho ari byo biteye ibibazo by'umugongo. Hari cyangwa se hari ahantu amagufa agenda ahurira, dysfunctional joint, iyo hatari gukora neza icyo gihe ni ibibazo by'umugongo. Ibyo byose rero nibyo bintu bishobora kukururira cyangwa se nibyo dushaka kwita uburwayi bw'umugongo igihe twagusuzumye tugasanga bimwe muri ibyo bibazo bifitemo. Yego. Yes. Ni bande babibasirwa cyane n'uburwayi bw'umugongo? Ubundi nkuko muri kara gace gahera twari tuvuze kuri pregnancy. Yego. Kuri gutwita cyangwa se ubwo data twigira ku bagore batwite. Buri abagore batwite igihe kinini bakunze kuvuga yuko bafite ikibazo cy'umugongo. Kubera birumvikana bwa buremere bw'umwana, urumva batwite iki bakunze kugira ibibazo by'umugongo. Hajya n'abandi bantu bakunze kugira ibibazo by'umugongo, abantu bagiye babagwa. Buriya kugenda ubagwa ibice bimwe na bimwe by'amagufa ariko byegera igice cyo hejuru, byegera colonne vertebrale. Akenshi na kenshi rwose buriya uri mu bantu bazajya bakunda kugira ibibazo by'umugongo. Ikindi no ku bantu bakuze, buriya kuva ku myaka 45, akenshi na kenshi uretse ko 45 baba ari bake, ariko ubundi kuva ku myaka 55 kuzamura bari abantu bakunze kugira ibibazo by'umugongo. Yego. Aha ni gute rero mwafasha umuntu urwaye cyangwa se ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo? Buriya umuntu ufite ibibazo by'umugongo, yes, muri Relax Life Center ku bantu bafite ibibazo by'umugongo cyangwa se bagira ibibazo by'umugongo, kubera ko hari n'akandi kantu ntari mbabwiye. Buri umugongo nawo ugira ibice bitatu. Buriya hari umugongo woroheje, tuvuga ngo uyu mugongo uroroheje. Buriya iyo tuvuye ku cyumweru cya mbere kugeza ku cyumweru cya gatandatu, uriya mugongo uba woroheje kuko uri ushobora no kwikiza. Ariko nanone hari moyenne cyangwa se cyagiye ushobora gutangira kwivuza kuva ku cyumweru cya gatandatu kuzamura ukageza ku cyumweru cya 12. Urwaye umugongo hari abari moyenne, ariko ira moyenne ishobora gukomeza. Hara rero bibaye byiza watangira kwivuza. Yego. Watangira kwivuza kuko nibyo biba bishobora kugufasha. Nanone hari n'ubundi burwayi bw'umugongo ubwo buba busa na hari chronique cyangwa se bw'igihe kirekire. Ura kuva ku byumweru 12 kuzamura. Hariya rwose cyiza nuko wagana ivuriro rikakwitaho cyangwa se ugakurikiranwa ku bijyanye no kwivuza, ukavurwa neza kuko uwo mugongo ugomba kuvurwa. Iyo utavuwe urumva hari ibintu bimwe na bimwe udashobora gukora. Umugongo kuko ni igice gifatiye umuntu runini. Si ku muntu wenyine, no ku bintu byose biri vertebrate. Nukuvuga navuga ngo ibinyabuzima byose bifite urutirigongo. Umugongo ni ingenzi kuko iyo ukomeretse hari ibice bimwe na bimwe by'umubiri bitakora. Yego. Bivuze ngo rero kuwivuza, kuwisuzumisha ni ibintu byiza cyane. Ngarutse rero ku kibazo warumbajije uburyo tubafasha, nko muri Relax Life Center niho mvuga cyane kubera ko niho nkora, niho mba nzi amakuru yaho. Uretse yuko no mu yandi mavuriro nshobora kukubwira uko bigomba kugenda kuko bigomba kuba ari rusange. Ubuvuza kenshi na kenshi ukunda kuba ari rusange. Ariko reka twivugiye kuri Relax Life Center. Muri Relax Life Center umugongo uri mu ndwara zivurwa zigakira. Ziravurwa zigakira cyane muri Relax Life Center dufite amapareil abasha kureba neza umugongo wawe ufite ikihe kibazo. Ese umugongo wawe ushobora gukira mu gihe kingana iki? Ese bitewe n'ikiciro umugongo wawe urwayeho wakira mu gihe kingana iki? Ibyo byose rero dufite n'ibikoresho bishobora gufasha mu kuvura no gukurikirana umukiriya cyangwa se umuntu urwaye wa mugongo. Yego. Dufite uburyo bugiye butandukanye tugenda dukoresha ku buryo umuntu urwaye umugongo aramutse atuganye rwose yaza yiteguye neza yuko gukira biri bushoboke. Yego. Niki wakora mu buryo bwo kwirinda noneho ubu burwayi bw'umugongo? Mu buryo bwo kwirinda nuko akenshi na kenshi umugongo ugenda uterwa na biranagiye mbabwira byo by'imvune, impanuka. Izo mpanuka ziba zikaba zagukurura kuvunika.
urumva ugomba kwigengesera mu bijyanye n'imigendere cyangwa se mu byo ukora. Akenshi na kenshi ku bantu bakora mu ma office cyangwa se ba bantu baba bari muri za office, abashoferi, abantu bakunze gufata umwanya munini bicaye, yego bagomba kumenya position nziza yo kwicara. Kubera ko kwicara nabi biri mu bintu bishobora kugukururira ikibazo cy'umugongo. Akenshi abantu benshi kiriya kibazo gikunze kubakururira ibibazo by'umugongo kubera kwicara nabi. Kwicara ugasanga aricara yahese umugongo akabikora igihe kinini. Urumva bagomba kumenya ukuntu bagomba kwicara muri position nziza ituma urutirigongo rwabo rutihengeka cyangwa se ngo rube rwafata indi position itari mu murongo. Ibindi bintu bishobora ikindi siporo bura ni ingenzi. Iyo ukora siporo uba uri gufasha umugongo wawe kugira ngo ube wawurinda by'igihe kirekire. Yego. Akenshi na kenshi siporo zo ushobora gukora ni siporo zisanzwe, koga, gukora, kwiruka. Siporo zose zishobora kugufasha cyane cyane yuko umugongo ukora ku bice byose by'umubiri. Yego. Umuntu yifuza kubagana yababona gute rero kugira ngo wenda mwamufasha? Ku muntu wakifuza kutugana, dukorera i Kigali, Kigali Kimironko. Ukigera kuri gare ya Kimironko urumanuka werekeza kuri Beka Kimironko, ukamanuka muri metero 100, muri metero 100 uruhande rw'urusengero bita Foursquare Gospel Church. Foursquare Gospel Church iyo urugezeho neza uhita ubona ibyapa binini bigaragaza Relax Life Center. Ariko sawa honyine ushobora no kuduhamagara. Ushobora kuduhamagara kuri 0788 30 23 68. Ni 0788 30 23 68. Icyo gihe aho waba uri hose, aho uherereye hose, ni waba uri hanze ushobora kutubwira tukaba twakoherereza umuti, kuko tuba dufite n'imiti abantu bagomba gufata noneho niba bitewe n'umugongo wawe icyawuteye. Muri biriya byose nagiye mvuga bigenda biterwa n'umugongo, usanga aho dukonfirma tuvanga umugongo watewe n'iki. Tuba dufite n'imiti rero ishobora kugira gute kubifasha. Yego. Aho waba uri hose rero dushobora gukoreza umuti bitewe n'uburyo umugongo urwaye, n'uburyo ubabara cyangwa se n'ibihurimo. Yego. Kuko hari ibimenyetso byinshi bishobora gutuma umuntu, buriya hari ibintu bishobora gutuma umuntu, bishobora gutuma wowe urwara umugongo. Buriya hari stress nayo itera umugongo. Stress itera umugongo, uriya munaniro ukabije ugasanga umaze igihe kinini ukora iki, uwo munaniro uri mu bintu bishobora gutuma wumva ufite ibibazo by'umugongo. Ikindi buriya umuntu watangiye kugira ibibazo by'umutwe, akenshi na kenshi buriya nacyo kiri mu kimenyetso gishobora kukubwira yuko mu minsi iri buze, mu minsi iri imbere ushobora kumva n'umugongo utangiye kukurya. Urumva biba byiza rero yuko watangira ukaba wakisuzumisha ukamenya neza uko bihagaze. Yego. Mugareka tugushimire. Hari ikindi mwana mugiye kongeraho? Nanjye kuba akenshi na kenshi abantu bajye bihutira kuba bakikurikirana mu gihe bumvise hari bitari kugenda neza mu mubiri wabo, cyane cyane ibice by'amagufa. Kuko urumva niba umugongo ufata ku bice binini by'umubiri, cyane cyane nk'inyama zo mu nda, biba byiza kuba wabikurikirana neza. Yego. Ukaba wamenya neza uko wabikurikirana cyangwa se uko wakivuza. Ikindi nuko buriya ku bantu bagira ibibazo by'umugongo, biba byiza, hari ibintu bagomba kugerageza kujya bibandaho mu mirire. Buriya imboga rwatsi ziba ari nziza cyane. Ikindi ifi irabafasha cyane. Ibindi bashobora gukoresha ni ukuba yakoresha inzuzi ziri mu mpeke nziza zishobora kugufasha mu gihe wumva ufite ibibazo by'umugongo. Ubuki nabwo ashobora kubukoresha, ariko agakoresha bwa buki bwiza bw'umwimerere, atari bwa bundi usanga batuwe bashyizemo amasukari. Kuko urumva iyo
ubuki bwavangiwe cyangwa se bwashyizwemo ibindi bintu ntabwo buba bukiri umuti. Ariko mu gihe ufite ubuki bw'umwimerere butagize ikintu bwongerwamo ushobora kubukoresha bukagufasha. Ibyo bintu ikindi aba agomba kuruhuka bihagije. Ushobora gukoresha na avoka, buriya avoka nayo ni nziza ku bantu bafite ibibazo by'umugongo. Ibyo byose rero ashobora kubikoresha. Ikindi ni siporo nk'uko twabivugaga. Ibyo ngibyo rwose ashobora kubyitaho byamufasha akumva hari impinduka mu gihe atarabona uburyo bwo kuza kwivurira. Ariko byanaba byiza no mu gihe ari kwivuza akagenda abikoresha, kuko nabyo tubigiramo inama abantu mu gihe ari kwivuza akagenda yagerageza kugenda akoresha ibyo ngibyo. Mugareka tugushimire rero, twizeye ko n'ubutane tugaruka. Murakoze cyane. Kadushimire dukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom shalom.